mumeze mute? Turabakunda cyane bakunzi ba Rifa TV show. Nkuko mubizi ni mama wanyu, nanjye kuvuga ngo ni umukobwa ariko ndi umumama, ni wa mubyeyi wanyu mukunda cyane Beatrice. Ndabakunda cyane. Nkomeje no kubashimira ko mukomeje kudukurikirana kuri Rifa TV show. Mukanda subscribe, mutera comment ndetse munasharinga. Turabashimiye cyane. Twizere ko mumeze neza rero aho mu bice bitandukanye, ari abameze neza, ari abo bitameze neza. Mwihangane nyine abo bitameze neza. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza, nabo bimeze neza kandi mukomeze kunezerwa. By'umwihariko nkanjye nka Beatrice mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025, uzababere uw'umunezero, uzababere uw'ibyishimo. Ndabakunda cyane rero, nanjye meze neza. Hagati aho tugiye kuganira ku buzima butandukanye, ariko cyane ikintu ngarukaho, murabizi tujya dukorana ibiganiro byinshi bitandukanye. Hari ibiganiro twakoze mbabwira ukuntu ndi umukiranutsi, kandi niko kuri. Noneho kugira ngo mbagerere kuri iyo ngingo y'ukuntu nabaye umukiranutsi, abantu ntago twumva ibintu kimwe. Nanjye nari mu kigero, hari ababyumva hari n'abatabyumva. Nari mu kigero cy'abantu batabyumvaga, nkibaza ukuntu umuntu yaba umukiranutsi mu isi. Numvaga ari ikintu kitabaho, kitanashoboka. Iyo numvaga umuntu avuga ngo ni umukiranutsi mu isi, ni gute umuntu yaba umukiranutsi? Nkahita mvuga ni umuntu wiyita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma. Nari umuhakanyi ukomeye cyane. Ariko ikintu nagira ngo mbabwireho kuri icyo kintu cyo kuba umukiranutsi, abakiranutsi barahari, nanjye naje kugeraho ndabyemera. Kuko nasanze umuntu iyo abyishakamo we atakibonamo gukiranuka. Ariko guys, gukiranuka umuntu yiyita ntago ari ukwe, mubyumve neza. Gukiranuka umuntu yiyita nuko yahawe na Kristo. Kristo yaraje mu isi, aje gukuraho ibyaha by'abantu. Rero ntago numvaga ko Kristo koko ibyaha byacu yabibambiwe byarangiye. Ariko mukuri mubyumve neza, mubimenye neza, ni ubuhamya njye mbihereye. Kristo yaje gukuraho ibyaha by'abantu. Ikimenyimenyi, reka mbahe urugero rutoya. Uzarebe nk'iyo ufite umwana mutoya mu rugo, waramubyaye ari uwawe atari uwurera ku ruhande, akagukorera ikosa, ntago bikuyeho ko ari umwana wawe. Icyo yakora cyose bivuze ko ari umwana wawe. Rero guys, bakunzi ba Rifa TV show, ikintu ngira ngo mbasobanurire impamvu abantu batinya kuba bakatura ijambo ubukiranutsi, nuko kugira ngo mbivuge muri sanse nziza babyumve, ntago umuntu yizera ko ari umwana w'Imana 100%. Kuko wizera ko ari umwana w'Imana, ntago wakwishinja ibyaha bihoraho. Icyo kintu muri kucyumva neza guys. Rero ikintu gituma umuntu abyizera, iyo umaze kwizera Yesu Kristo ubaye umwana w'Imana. Kuko yaravuze ngo abemeye iryo zina rya Yesu bahawe ububasha bwo kuba abana b'Imana. Rero hari abantu bajya bavuga ngo gute muvuga ngo muri abakiranutsi kandi ngo mu isi nta mukiranutsi uhari. Arahari. Abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira, sibyo? Rero turabera. Niyo utavuga umukiranutsi n'uwera ni kimwe, sibyo guys?
ni kimwe. Rero abera ni nk'uko bavuga umukiranutsi n'ubundi ni kimwe. Rero mubyumve neza, ntabwo kuba umukiranutsi bisaba kuba wowe wakoze, oya. Kuba umukiranutsi bisaba kubarwaho. Rero hari abantu bajya bavuga nyine ngo nari mbigarutseho ngo kuki muvuga ngo muri abakiranutsi. Impamvu tubivuga ni uko twabibazweho, noneho twe turi abana mu rugo, n'ibyo twakwibonaho. Mubyumve neza aka kantu mugatega amatwi guys. Ibyo twakibonaho ni nko kwa kundi umwana wawe ashobora kugukosereza, agakora ikosa, tuvuge wenda akamena nka televiziyo, nyine ukabona yangije ibintu, ariko ntabwo bikwiyeho ko ari iki, ari umwana wawe. Muri iyi si rero abantu benshi iyo tuvuze ngo turi abakiranutsi, baturebera ku myambarire, bakaturebera mu bikorwa, bakaturebera mu ngendo. Birashoboka ko hari umwana wumvira, hari n'umwana utumvira. Icyo kintu muri kucyumva neza, hari umwana wumvira, hari n'umwana utumvira. Rero ushobora kwisangaho ingeso tuvuge nk'iyo kubeshya, kandi ntibikwiye kuri umwana w'Imana. Ukisangaho nk'ingeso yo kubeshya, cyangwa se ukisangaho ingeso y'ubusinzi, ukisangaho ingeso y'ubujura, ukisangaho ingeso zigiye zitandukanye. Ntabwo bikwiyeho kuri umwana w'Imana. Bakunzi rero barifata ivisho, nimutandukanye gukiranuka kw'Imana no gukiranuka k'umuntu. Abantu muzi gusoma neza, hari ijambo riri muri Yobu 3:5, uhera ku murongo waho, kibuze nko ku murongo wa 5 se buriya ni nko ku murongo wa 5. Kambibarebere neza kugira ngo mpabarangire neza, muze kuhasoma muharebe, mwumve iri jambo ryo kuvuga ngo umuntu ngo ni umukiranutsi mu isi cyangwa mu mirimo ye. Wenda reka dore ku murongo wa 5 tugeze, wenda nko ku murongo wenda nk'uwa 7 kugira ngo ntabatindira. Umurongo wa 5 uravuga ngo itegereze mu ijuru urebe. Mwibuke neza ni Yobu 35 umurongo n'uwa 7, ngo itegereze mu ijuru urebe, ngo kandi witegereze ibicu biri hejuru uko bigusumba. Niba warakoze icyaha hari icyo uyitwaye, ngo kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo biyitwaye iki. Muri kubyumva neza. Ku murongo wa 7, niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye, cyangwa se icyo ihabwa n'ukuboko kwawe ni iki. Wenda reka mbasome n'umurongo wa 8 dusorezaho, ngo icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe, kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwe niwe kwagirira icyo kumumarira. Guys, simubyumva neza rata. Gukiranuka kwawe ni wowe kwagira icyo kumarira, kandi gukiranuka kwawe gufasha abantu mubana muri sosiyete runaka, gufasha abantu mubana mu muryango cyangwa se mu rugo, gufasha abantu mukorana mu kazi. Gukiranuka kwawe ntago kugufasha kugira ngo uzagere ku Mana. Ariyo nayo mpamvu yavuze ngo nimba uri umunyabyaha hari icyo uyitwaye, ngo niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye, ngo icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe. Guys, reka mbabwize ukuri, kujya mu ijoro nta kindi kintu bisaba. Kunezerwa muri iyi si ntago bisaba ngo ube ufite amafaranga menshi. Kunezerwa mu isi ntago bisaba ngo ube ufite imitungo hirya no hino. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe nibyo biguhesha kunezerwa, bikaguhesha kuzabana n'Imana byiteka. Rekeraho rero kurebera abantu muri kamere yawe, niko nabivuga, kuko kamere yawe njye nshobora, tuvuge nk'urugero, nshobora kuba ndi nk'umubeshyi. Nicyo kintu nakunze kugarukaho. Noneho njye nakuvuga ngo ndi umukiranutsi, ukavuga se gute uriya muntu avuga ngo ni umukiranutsi kandi abeshya.
uko gukiranuka kwanjye ntabwo ari uko nihaye. Ntubibona siko nawe undeba ukambonaho ingeso? Ariko Yesu Kristo we yaraje arakiranuka 100% uko Imana yabishakaga, ndangije nge ndabyemera mbibarwaho. Niyo mpamvu mvuga ko nemera gukiranuka kwa Kristo mbibarwaho. Nicyo kinyemeza ko ndi umukiranutsi 100%. Niyo mwumva guys, ntajya ngira ubwoba bwo kubivuga, kuko nge ni impano nahawe na Kristo. Kuko urugendo yakoze mu isi rwose ni nge yarukoreye. Niyo mpamvu rero nta soni bijya bintera kuvuga ko ndi umukiranutsi, kuko nge byari byarananiye, narabishakishije ndabibura, njya mu misozi nsenga amasengesho menshi, ewana buri kimwe cyose ndagikora biranga. Ariko nza kumenya ko ari umuntu wabinkoreye, ikintu nsabwa ari ukubyemera gusa. Nk'uko muzi umukobwa n'umusore bajya gusezerana mu murenge etat civile, akabarahiza gusa, akabaza umukobwa ashingiye n'amagambo amurahije avuga ati uremera ko ubaye umugore? Ati ndabyemeye. N'umusore akamubaza nawe ati uremera ko ubaye umugabo? Ati ndabyemeye. Ako kanya ahita aba umugabo, undi akaba umugore. Rero nanjye nemeye ibyo Kristo yankoreye, mbibarwaho byiteka. Abantu rero bajya bakunda kutubaza muri commenting, ibyo ntago tubyemeranyaho, ngo nta mukiranutsi uba mu isi. Rero nimba mubihakana, ubwo na Bibiliya ntimuyemera, kuko yaravuze ngo abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira. Kandi uwera n'umukiranutsi ni kimwe, n'umukristo ni kimwe. Ariyo mpamvu muri 108 mu gushimisha avuze ngo nge ndi umukristo, nzahora niwe mu bintu byose kugeza kugupfa. Ngo naho igihugu cyose cyanseka, ngo gakondo yacu ni mu ijuru. Rero nta handi dukomoka. Kristo yaje mu isi ari cyaje kudukorera, mu bimenye mu byumve neza. Yaraje kuduha ubukiranutsi, nkuko nawe yatwaye ubunyabyaha bwanjye cyangwa bwawe bukamujyana ku musaraba. Nta cyaha yegeze akora mu isi. Nuko twaguranye mbese. Nuko twaguranye. Yesu urabizi neza ko yagiye ku musaraba azira ibyaha byawe. Urabyiga ukanabyigishwa, abantu benshi bakakubwira ngo Yesu yapfuye azira ibyaha byawe. Ikintu rero wari utarakamenya batari bakakubwira neza, nuko bamara kukubwira ibyo bakagushyira muri competition. Mu byumve neza yo kuvuga ngo nawe ngo Yesu ngo yaje ngo kutwereka urugero ngo kugira ngo turugenderemo. Yesu ko yaje kuba urugero rwiza kugira ngo adukiranukire, wowe uri kuba urugero rwiza kugira ngo ucungure bande? Yesu yaraje kuducungura, ntabwo rero yaraje kutwereka urugero rwiza ngo turugenderemo. Kandi nanone mu nyumve neza, ntago ndi kuri iyi kamera, ntago ndi kuri iyi TV show ngo mbigishe gukora ibyaha. Oya, mu byumve neza, mu byo mumva neza munasobanukirwe. Yesu ibyo yarangije ni ibyo wita imirimo yawe myiza uri gukora kugira ngo Imana izakwemere, kugira ngo uzabane n'Imana. Nibyo yarangije wowe wita ko ari imirimo myiza. Ariko ntago yavuze ngo mugende muhutaze abantu cyangwa mukora ibintu bibi, mujye mu biyobyabwenge, mujye mu mico mibi y'ubugome. Oya, ahubwo yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwire abantu ubutumwa bwiza. Ntabwo yavuze ngo noneho ubwo mumenye ibyo mugende mu isi yose mukora ibyo mwishakiye. Oya, ahubwo mubwire abantu ubutumwa bwiza. Nibyo nanjye ndi kubabwira aka kanya nonaha. Rero nimwemere kuba abakiranutsi mu isi. Imana iza abantu babiri. Nimba utari umukiranutsi uri umunyabyaha. Nimba uri umunyabyaha rero uzajya Gehinomu. Nimba uri umukiranutsi uzabana n'Imana byiteka. Reka rero gukomeza kuba muri iyo mikino yawe ngo uri gukorera ijuru ngo Imana izakwemere. Guys, bakunzi bari TV show, ntago imirimo uzakora wowe izaguhesha kubana n'Imana, ahubwo izagufasha kubana n'abantu mu isi neza. Hariyo mpamvu umuntu apfa kubera ko yitwaye neza muri iyi si,
mugatangira cyangwa tugatangira tukavuga ngo ni umugeni, ngo Imana rwose iramukunda, ngo yakoze imirimo myiza. Oya, ibyo ni ibyo ureba wowe nk'umuntu. Ariyo mpamvu nababwiye kiriya cyanditswe cyo muri Yobu 3:5 guhera ku murongo wa 5 kugeza wenda ku wa 8, itegereza mu ijuru urebe uko ibicu bigusumba. Ngo nimba uri umunyabyaha hari icyo uyihaye, ngo nimba uri umukiranutsi se hari icyo ihawe n'amaboko yawe, ngo icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe. Rero impamvu tubona wa muntu wakoze ibintu byiza cyane, agafasha imfubyi n'abapfakazi, akagira gute, tukavuga ngo ni umugeni aratashye, ntabwo iyo mirimo ariyo tuvuga ngo ni Imana izatwemerera. Oya, ahantu izatwemerera ni hamwe, ni muri Kristo Yesu, ariyo nayo mpamvu yemeye kumutanga ngo aze mu isi kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero guys, nuko mugomba kwizera, wabyemera utabyemera, nta yindi nzira ibaho mu isi. Muzuzi nizo utaramenya, nta yindi nzira ibaho mu isi. Inzira yo kujya mu ijuru ni imwe, kandi ni nawo munezero mu isi. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo amahoro aha abantu be ntagira akagero, ngo ntarondoreka, ngo cyokora ng'ab'isi bo ntibayazi kuko ngatemba nk'uruzi. Nanjye ntabwo nari nzi amahoro Yesu atanga atemba nk'uruzi ayariyo. Amahoro Yesu atanga rero ni ukumwakira mu buzima bwawe. Kumwakira mu buzima bwawe rero ntabwo ari ukugenda kwa kundi mu mazi menshi ngo urabatijwe ukamanika akaboko ke rwose ukavuga ati ngewe nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye uko gusa. Ahubwo menya ngo Yesu uramwakira mu buzima bwawe gute, biguhesha amahoro y'iteka, ube muri iyi si unezerewe, atari uko wabonye biriya na biriya. Rero cyose ikiganiro bakunzi ba Rifa TV Show, turabakunda cyane pe, turabakunda. Dushimiye abantu bakurikirana ibiganiro byacu, abantu bakomeje kugenda bakanda subscribe, abantu bakomeje kugenda basharinga, baduha comment, turabakunda cyane. Rero nimukomeze mugubwe neza, Imana ibarindaho mu bice byose bigiye bitandukanye impande z'isi. Hari abari mu Rwanda badukurikirana, hari abari mu gihugu cya Uganda, hari abari muri Amerika, ahantu hose hagiye hatandukanye. Turabashimiye n'ukuri by'umwihariko, n'ukuri Imana igikomeza kubaha umugisha. Rero nakagaruka mutere comment, mutubwire, n'ukuri turahari ku bwanyu kugira ngo tubasobanurire, n'ukuri nta kintu muzatuburana. Rero Imana ibaha umugisha, mukomeze mudukurikirane. Ibiganiro byacu ni byiza, ntabwo tuzacogora, tuzakomeza kubaganiriza no kubasusurutsa. Imana ikomeze kubarinda, mugire ibihe byiza. Bye bye.